ineza ntibora, ineza irishyurwa, ineza uko wayikora kose naho utayishyurwa n'uwo wayigiriye, kuko ngo iyo uyishyuye n'uwayigiriyeho ubwira Imana, ariko irakomeza ikagushakisha paka muhuye. Mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Pr Ezechiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nk'ibisanzwe nitwa Pr, karizere ko mumeze neza aho muherereye hose, aho mudukurikira hose, mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbasuhuze cyane, nizere ko mumeze neza. Utameze neza bibaho, bajya bavuga ngo iby'isi ni gatebe gatoki, ariko ntabwo bihora uko nguko, birahinduka. Uyu munsi niba ari bibi, ejo bikazamera neza. Niba uyu munsi ari neza, ejo birashoboka bigahinduka bibi. Niyo mpamvu buri wese aba agomba kubaho abizi, bityo akabana neza na mugenzi we. Nkuko mubibona, nk'ibisanzwe murabimenyereye kuri kamera za Pr Ezechiel TV. Tugarukanye nawe, muramubona rwose. Muri iyi minsi rwose ameze neza, muri iyi minsi rwose ari mu mashimwe. Ushobora kwibaza uti noneho ni ibiki bijya mbere, ameze ate? Reka tangire dusuhuza. Yego, yongera natwibwire. Birashoboka ko ari ubwa mbere umubonye, yongera atwibwire, ntacyo bitwaye cyane nk'umukozi w'Imana. Ntago ari profete, ni pasita. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nishimiye kongera kubabona, nishimiye kongera kubana namwe. Abatanzi ku mazina nitwa Pr Ezechiel mfite umukiza. Nukuri ndabakunda cyane. Ariko aho hantu birancanzemo gatoya, ndavuze ngo ntago ari profete ni pasita. Aho ngaho ntabyo nangije. Kubyangiza urabyangirije, ndabizambije. Iyo umwana abaye umugabo, n'ubundi nta mwana ukura ku babyeyi b'igihe cyose aba ari umwana. Ahora ari umwana. Rero profete ni ijambo ry'igifaransa risobanura ubuhanuzi mu Kinyarwanda. Yego. Kuba rero umuhanuzi yarazamuwe mu ntera akaba umushumba, ntibivanyeho ko ya talanto, wa muhamagaro, ya mpano yamuhesheje kuba uwo ari we hari aho igihe. Ahubwo ni ukuvuga ngo ni imbaraga ziyongereye. Ngo nta n'umwana buryo ujya usuzugura ngo byamuhetse, kabone n'ubwo yaba imeze gute. Nose wayisuzugura gute? Kirazira. Umeze ute se? Ndi gushima Imana cyane. Urashima Imana? Abadukurikiye nabo rwose nabo basuhuze. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Imana ibaha amahoro, Imana ibagwirize imbaraga, Imana ibahuze n'amasezerano yanyu, kandi Imana ibageze mu gishyitse gikwiriye. Reka dushime Imana. Mana, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye umwanya duhaye. Reka ururuke uzuyobore buri kimwe cyose kigiye gukorerwa aha, kubw'uyu mwanya gihabwa agaciro nawe, kandi imitima iza kucyakira ize kwakira ndetse no kubohoka ku bwaryo, baze kunguka muri ryo, kandi baze kwakira amashimwe mashya kubwira ijambo mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane kudutangirira n'isengesho. Bijya biba byiza cyane. Muri iyi minsi se hanze birakaze, abantu bari kuvuga bati rwose ibintu bimeze nabi, ibyorezo n'iki, abantu bamaze guta ibyiringiro. Wowe uri kubibona ute? Basi ngewe nta bwoba, kubera ko nta gahunda y'urupfu, nta bibazo, nta byacitse, nta n'ibyabujije Imana kurema. Ahubwo icyo nabwira abantu, mwibuke gusenga. Mwibuke gusenga, kubera ko iyo umuntu asenze ni neza. Abantu bari guta ibyiringiro pe, bati rwose ibi bintu biri kwisukiranya gutya, ibi bintu rwose Imana yo bimeze biti. Imana ni Imana, kuko Imana ntihinduka. Mu bumana bwayo rero, bwakwira vuba, bwatinda gucya, ntiri buhinduke, yitwa Imana. Ariko hari ikintu nabonye nanone kitajya gihinduka: ineza. Buriya umuntu wakoze neza, birashoboka ko ushobora kwitanga icyo wari ufite ugasigara muri zeru, ariko iyo neza iragenda ikikavaringa, ikagwira, yazajya kukugarukira, ugiraga nka gutya nawe ukavuga ati aho, ukiruhutsa, ukavuga ati kugira neza ntibigira uko bisa. Njya mbona ingero nyinshi z'abantu bagize neza. Urugero urabona nka Daniyeli.
Daniyeli nawe ni umuhanuzi, yego, ni n'umwe mu bahanuzi bane bakuru. Daniyeli yagize amateka akomeye ndetse anababaje. Uzi kubona abantu mwakoranaga, abantu mwiganye, abantu muturanye aribo barimo kugambanira, kandi kubera gusenga kwe byahinduraga ubuzima. Yego, urumva, byahinduraga amateka ye. Noneho bitewe nuko atabanaga n'abanyamwuka, buri Imana ijya kurinda abanyamubiri, baza kugira ishyari, baravuga ati Daniyeli tumaze kumenya neza ko ibi ngibi bigezwaho no gusenga. ntabwo ngiye numva iryo shyari ryari ryiza, nabo bari bagiye kuyoboka umurongo yari reka da si cyo bakoze. Hey. Kuko bahise bakora kiritike, bajya kubwira umwami ati mwami, Daniyeli niwe wirirwa asakuriza abantu muri karitsiye rwose, ntagicamo, mwihangane mu mubuze byibuze amare iminsi ngahe, amare ukwezi cyangwa amezi abiri adasenze, murebe impinduka zizaba zibayeho. Nuko umwami nawe buriya abayobozi yego cyangwa abakire hari akantu bakunda ntajya nkunda. Bakunda ikintu bita amakuru, amagambo, kandi ari cyo kibanze. nyine ushobora cyambere na amakuru nyine weho urabara icyo, ariko hari na fake news. ariko barazisuzuma mbere yo kugira ngo bakomfirime. Bazisuzuma hehe ko iyo umukira amaze kukwizera naho wamupfunyikira mu ikarito ko yakira. Oya da, ako bite byawe. Aho ngaho rero ushobora kwibaza ngo abo bantu uwo mutima wo kugira ishyari gutyo, ko nta byabo nta mitungo yabo yari arimo gutwara ari kwangiza, uwo mutima bawukuye hehe? Ese kuki babonye imigisha iturutse mu muhate Daniyeli yakoresheje uturutse mu gusenga, kuki bagaragaje ishyari aho kugira ngo nabo bayoboke ya nzira yari arimo, ngo nabo bajye gusarura kuri ibyo yari ari kubiba by'amasengesho? Kuki ahubwo ishyari aribwo ryakomeje gukaza umurego? Ubu se nkubaze, wari uzi ko iyo ntebe wicayeho ni imwe, ariko hari abantu barenga ibihumbi bayishaka? Bishaka kuvuga iki? Bisobanuye iki? Birashaka kuvuga ngo Daniyeli babonaga amanota rimwe agenda abona, bakabona atari we yakwiriye. Barangije rero babona ko nibafunga gusenga byibuze biri buze gukunda. Anyway, bafunze urusengero ndetse bafunga ngo n'inzu yiwe. Noneho Daniyeli aza kuhura na kesi. Kumbi inyuma yiwe amadirishya yarebaga mu murwa i Yerusalemu. Noneho abantu ngo babonye amadirishya yiwe akinguye, baragenda bajya gutata, bajya gushaka iki? Amakuru. Yego. Bumva arimo arasengera hehe? Mu rugo iwe. Erega naho bahereye batangira kubona ibirego, mwami burya yarenze ku itegeko, yarenze ku iteka umwami yashyizeho n'iki. Nuko ndagira ngo unsobanurire kuri kino kintu ukomojeho, kuki abantu bumva ko umuntu adakwiriye ikintu runaka cyiza yakabaye ageraho kimuzamura ku rwego yari ariho kikamugeza ku rundi rwiza, ahubwo bakumva atabikwiye, nyamara mu gihe icyo kintu yari akigezeho nta buriganya yakoresheje, nta n'izindi mbaraga zihutaza abandi yakoresheje, nta gitugu yakoresheje, uwo mutima abantu bawukura hehe? Kuki batakabaye bifatanya n'umuntu ngo bishimire ibyiza agezeho, bamushyigikire, abone ko bamwishimiye? Uwo mutima uva hehe wo kugira ngo umuntu agere ku byiza, aho kugira ngo abantu banyurwe, batere imbere, nawe bishimane nawe, ahubwo ugasanga barakomeza kwensisita ku bitekerezo bibi, gushaka kumunyaga ibyo yari agezeho. Uwo mutima uva kuri Satani. Ako mutima ndikumva nta shingiro ufite. Ubu uri guta igihe. N'ubundi Satani yaratsinzwe, nawe ntiyatsinze. Icyo gihe icyo nabwira abanyeshyari, wanga umuntu akabaho, urwanya umuntu n'ubundi akagutsinda.
umuntu uramuroga, abenshi urabizi ntibapfa bakaburuka, yego abandi bakiherera bigahwaniramo. Kubera iki? Ikinyoma nta munsi gishobora kunesha ukuri. hari nawe kibirindura da ikinyoma rwose. Yego, reka mbyemere, ariko ni iby'akanya gato, ni iby'akanya gato. None se Morodekayi, oya ni iby'akanya gato. Nyenda guha ingero, tujye dushingira ku byo Bibiliya itubwira. Uwo bita Morodekayi bajya kumushingira urumambo, igiti azashingwaho, umuti si wari wakozwe, inama si yari yacuzwe, ariko kuko cyari ikinyoma, iyo ntebe ntiyamaze kabiri. Ubundi mu Kinyarwanda baca umugani bakavuga ngo ngo intebe y'ikinyoma ntimara kabiri, iminsi 40 y'igisambo ibibaza. Uwa 41 ni nk'isamaki mu rushundura, ako kanya urafatwa. Wenda uwamugambaniye we nyine ntago byamuhiriye, umutego we ntago wamuhiriye. Ariko se nka cya gihe, igihe Yohana acibwa igihanga, umugambi w'abawuteguye ntiwageze ku ntego. Wibara ko umugambi w'abawuteguye byageze ku ntego, ahubwo hariya ni Imana yashakaga kugaragaza abantu bayikunze, hamwe bemera no gupfa ku bwayo. Ni akarengane k'intumwa rero, kandi wibuke ko muri ako karengane kazo hari inyungu isi twabonye. Yego, inyungu twabonyemo ni imwe. Akarengane k'intumwa niko katumije ubutumwa bugira gute bugera kure. Ako kantu urakumvishije? Yego. Akarengane k'intumwa niko katumije ubutumwa bwiza bugira gute bugeraho. Byumvikana ko rero n'Imana yari yabyemeye, ni ngombwa ko zigira gute zirengana. Ibyo umuntu yakwigira byose, yihimbaza, yihanika, yipfusha, yigira ate, uko byamera kose, ntago Bibiliya ivuga kwirarira, ntivuga kubeshya, ntivuga kwihimbaza, ntivuga kwirirwa wibonabona kuri bagenzi bawe, kuko nta gihembo kirimo. Ariko hari ingororano nabonye ziboneka mu Migani 22:4. Haravuga ngo uwicisha bugufi ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Urumva ni ibintu bingahe? Bitatu. Ibyo nibyo bihembo by'umuntu wicishije bugufi. Hanyuma wa wundi wishyira hejuru, agomba gucishwa bugufi, chini ya ulinzi. Wa wundi ugenda beshya agomba kumwara mu materaniro y'abakiranutse. Wa wundi ugenda yigaragaza, isi igomba kumwerekana, abagomba nukuvuga ngo nta yego yiwe, ibintu byose abarihoya. Kubera ko urabona barakubwira ngo indyarya ihemwa n'indyamiriza. Make araryarya kenshi, ariko bikarangira yiryaryije nawe. Ni bya bindi bavuga ngo umubeshya kenshi, bikarangira nawe agize ute yibeshye cyane, bikarangira nawe yishyize ahaga, naho akimanika mu mugozi kabisa. Yuda se, hera ku rugero rwa Yuda yagize inda nini y'amafaranga, afite indimi 2, kandi afite umushahara, afite ikigega abamo minisiteri ikomeye, ariko aravuga ariko umwami wanjye mugurisha. Ibiceri barabimuhaye, ariko nawe ntiyabiriye. Ariko ngo hari ahantu bigera Yuda nawe akavuga bitewe nuko yari azi ko Yesu ari super power n'ibitangaza yagiye akora, yagiye nawe yaratekereje avuga ati reka ntamire ibiceri, hanyuma Yesu araza kubera imina, araza kubereka utuntu yikorera bamuve mu nzu. Oya, biriya ni analyse z'abantu. Biriya ni analyse z'abantu, ntaho Bibiliya ibigaragaza. Ariko hari umuntu wigeze kumbaza ikibazo nk'icya, arambaza ati Yuda yakoze icyaha cyangwa ntacyo yakoze? Mbura icyo musubiza. Biri mu bice bibiri. Yuda yakoze icyaha, nubwo cyasohoje isezerano ry'Imana, ariko yakoze icyaha. Kuba cyari mu isezerano rero byari mu mugambi, ubwo iryo sezerano naryo ryari ryarateguwe. None se byari byanditswe hehe ko Yuda ari uzamugambanira? Ahubwo manzo bare ngo
yuda yakoze icyaha nubwo cyasohoje isezerano ry'Imana, ariko yagize ute? Yakoze icyaha, kugambanira umwami wawe. Ibyo bintu rero wenda aricyo tuza gusorezaho. Ndagira ngo icyo kintu abantu bakimenye, icyo kintu abantu bamenye, ugisesengure byimbitse, hanyuma tugisobanukirwe. Isezerano oya, reka tugifate muri ubu buryo. Igikorwa gifatwa nk'icyaha cyangwa se cyitwa icyaha, reka tubyita gutyo, ariko cyagize uruhare mu gusohora by'isezerano ryasezeranywe cyangwa se ibyahanuwe bigisohoza. Icyo gikorwa uwagikoze unyemeza ute ko icyari icyaha yari sakirirego yakoze kandi ari isezerano cyangwa se ari ibyahanuwe byari biri gusohora? Icyo nkubwira cyo ni kimwe, kubera ko hari ukuntu umuntu ashobora kubona nk'ibyo bibaye akavuga ati ni ibyahanuwe cyangwa se n'ibyo nakoze byari ukugira ngo ibyahanuwe bisohore, cyangwa se ibyo nahanuriwe cyangwa se ibyo nasezeraniwe bisohore, n'ubundi akumva nta bikaze nta cyabaye, nuko byari bipanze nyine, niyo atabikora ubwo byari kuba. Ibyo bintu umuntu yava mu rujijo gute? Impamvu umuntu yava mu rujijo ni iyi. Wamanza ukamenya akazi ka yuda kari akahe, yarashinzwe iki muntu umwe, icyo yakoze cyari mu nshingano ze, wabyumvishije? Rero niyo mpamvu yuda yakoze icyaha. Ni ukuvuga yuda yari intumwa, kandi yari intumwa, murimo kunkurikirana, yari intumwa ishinzwe kugenza cyangwa se kumenya kugenzura umutungo w'intumwa, wa timu y'intumwa. Muri make yari comptable. Kandi yuda ntaho bigaragara ko yahamagawe cyangwa ngo bigaragare ko yatoranyijwe, ahubwo yuda yabonetse mu ntumwa kubera amashuri, aje mu kazi. Yaraje mu kazi, wabimenye. Hanyuma akazi yari afite rero ntago kara ko kugambanira nde? Yesu, ahubwo kubera ya connaissance y'amashuri. Uranyumva? Yego. Noneho ninda nini, uri abantu bize. Ariko aho ngaho nanone ugomba guhita wibaza uti Yesu barimo basangira ifunguro rya Pasika, yavuze ati umwe muri imwe hano ku meza, umwe turi gusangira ni uraza kungambanira, kandi yari amuzi. Kuki atamurabuye amubwira uti sha ibintu urimo gupanga, ushatse iyo mipango wayigabanya ukayishyira hasi? Kuki yaracecetse aramwihorera kugira ngo ibyahanuwe bisohore? Ubwo hari abantu nyine bakunda kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, ugasanga ntago bari gusobanukira. Amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva, n'ay'ihene yumva ari uko. N'ay'ihene yumva ari uko yageze hehe? Mu safuriya. Urumva? Rero biriya Yesu abibwira bariya yari abizi ko agomba gutaha, ni ngombwa. Igihe cyo gutaha cyari kigize gute? Cyari kigeze. Kandi ntago Yesu yari bugambanirwe n'undi wahandi, kuko nubwo yarabivuze ngo umwanzi wawe nuwo mu rugo hehe? Iwawe. Rero niyo mpamvu nkubwiye ngo yuda yarenze mu nshingano yagombye kubamo, ahubwo akora izindi, ari nacyo cyatanze umusaruro wuhe? Yuda yapfuye yimanitse mu giti, aragwa hasi nderasandara, nuko yuda yapfuye. Tugaruke kuri ako ngako wigeze kutubwira ati ingororano cyangwa se ibihembo by'uwicisha bugufi ni icyubahiro no ku ubukire n'ubugingo buhoraho. Icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. Bivuze ngo ineza ntibora, ineza irishyurwa. Ineza uko wayikora kose, naho utayishyurwa n'uwo wayigiriye, kuko ngo iyo uyishyuye n'uwayigiriyeho ubwira Imana, ariko irakomeza ikagushakisha paka muhuye ukabona ineza. Yego. Nibyo ndimo mvugaho. Ubwo ingororano zo kwicisha bugufi ni icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. Ubwo aho ngaho yuda we yagize inda nini, niyo yazize nyine byatumye yimanika hehe? Mu mugozi.
apfa turitsindira turi. ariko aho ngaho rwose wenda nuko byari iby'icyo gihe, nawe ni emotion zawe. byari iby'icyo gihe. Oya, si iby'icyo gihe, nawe ni emotion zawe. Ni ukuvuga biriya bice by'ifeza yaza kubirya kubera ko yagambaniye Yesu, yari indamu mbi, yagurishije umuntu, yagurishije amaraso kugira ngo arye. Noneho umwami we, umukiza, shebuja, sakirirego. Ese nk'ubu hari wenda abantu b'icyo gihe uko bari babayeho, uko bari bameze, n'iterambere cyangwa se na tekinoloji y'icyo gihe uko yari imeze itandukanye cyane n'iy'ubu ngubu. Ubu ibyabaye nk'icyo gihe ari nk'ibibaye nk'ubu ngubu, ubona bwo byagenda bite? Byaba bibi kurusha ubw'iki gihe ko abantu bamenye Yesu, wenda bakwitwara neza kurusha b'icyo gihe? Ese byaba bibi kurusha b'icyo gihe? Weho ubibona ute? Erega ibyaha ntago bihinduka, n'ababikora ntago bahinduka. N'uyu munsi inshuti yawe niyo ikugambanira, niyo igusebya, niyo ikunegura, kubera ko abatakuzi ntago bakuzi nyine. Nose wambwira gute ko umuntu yava Tanzania aze yikomye depuwa, aza kumanika, aza guharibu, aza guha urukiko, aza gutuza muri gereza? Gute? Hagomba kuba hari impamvu zibahuza. Rero ni ukuvuga ngo niba kera Yesu yaravuze ngo umwanzi w'umuntu ni wo mu rugo rwe, byumvikana ko umuntu utakuzi ntacyo yagutwara, nta mwanya wo kwirirwa gufataho afite. Ariko wa muntu mwirirwa musigana, wabonye umugisha yabibonye, washonje yabibonye, wahaze yabibonye, uwo muntu uzamwubahe kuko ni nawe mubi ku buzima bwawe. Reka nsoreze ahangaha. Amagambo burya ngo amagambo menshi si meza, ahubwo haguma ibikorwa. Reka njye nifuriza abantu kugira neza, nifuriza abantu gutera imbere, nifuriza abantu gukundana no guhagarara mu mbamutima zabo z'urukundo, kubera ko bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ineza irishyurwa ntibora, kandi bakavuga ngo umwanzi agucira kobo, Imana ikagucira akanzu. Undi nawe akavuga ngo urucira mu kasko rugatwara nyuko. Iyi migani yose igana kariho ni ikigaragaza ko umuntu wakoze nabi yishyurwa nabi, ariko umuntu wakoze neza asarura byiza. Rero mubindi, Imana iduhane umugisha. Iryo ni naryo somo, nta kindi nenda kurenzaho. Urakoze cyane, reka tugushimire. Wadusoreza n'isengesho? Murakoze cyane. Mana, turagushimye kubw'iki kiganiro, utuntu n'utundi mu buzima bwa none no mu minsi y'imperuka. Urakoze ko uri umurengezi kandi uri umutabazi. Tugushimiye umwanya tubanye, tugushimiye iki kiganiro, turagusabye gikore ku mitima y'abacyumva kandi gihindura ubuzima bw'abacyumva. Reka urukundo rube njyambere kandi ube umusingi w'ubuzima bwacu, uwo guhuza, uw'urukundo, uw'iterambere, uhereye umunsi n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen. Reka tubashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe, twandikira muri komenti, mukora subscribe, like, ndetse n'ibitekerezo byanyu ni ngombwa cyane, munasharinga. Reka tubashimire, ibiganiro byacu nakagaruka. Pastor, ndagushimiye cyane. Mwakoze namwe, kandi nukuri natwe turabashimye abantu badukurikira umunsi ku munsi, by'umwihariko Imana ibahe umugisha. Yego, njye na Depuwa kuri kamera ndetse na mikrofone ya kabiri, ibindi Imana iduhane umugisha.